Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana impaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, ndetse mboneyeho kugira ngo abagiye kudukurikirana cyangwa se abazadukurikirana kugira ngo umwuka wera azabashoboze kugira ngo bumve icyo umwuka ashaka kuganira n'ubuzima bwabo. Mazina yanjye banyita King Ndizeye, umukozi w'Imana ukorera mu itorero rya Espoir aho i Kigali. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kubabarira. Iyo umuntu avuze kubabarira ni ikintu kijya kigorana kandi kitoroshye, ariko hamwe n'Imana ijya idushoboza ibidashobokera umwana w'umuntu, imbere y'Imana birashoboka. Rero udukurikiranye unkundire cyangwa se uzadukurikirana, tubanze dufate umwanya muto dusenge kugira ngo Imana izibane natwe, Mwuka Wera atuyobore, no kugira ngo iri jambo uzaryumva wese rizagira icyo rikora mu buzima bwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, ni wewe uyuvuze birashoboka, wategeka bigakunda. Iyo ukinguye nta muntu n'umwe ushobora gukinga, kandi iyo uvuze ngo ibintu bibeho nta n'umwe ushobora kuvuguruza. Uri Imana igifata icyemezo itabanje kugisha inama abana b'abantu, kandi ugafata ibyemezo wisanzuye. Rero ndagusaba kugira ngo muri no jambo imitima y'abantu bakomeretse, imitima y'abantu bakomeretse, imitima y'abantu bababaje abandi, imitima y'abababaye, niwe muganga mukuru ushobora kuyomora. Iri jambo Mwuka Wera aze aribemo, kuko niwe ujya utunihira iminiho, atunganye ibitari bitunganye mu buzima bwacu. Ni mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye, amen. Mu nkundi rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi 55 n'umurongo waho wa 13 kugeza ku murongo waho wa 15. Abadukurikiranye muzi ko mu minsi ishize twari tuganira ku ijambo rivuga ngo kubana n'abantu bose amahoro, ngo nuwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe adashobora kuzareba umwami Imana. Iryo jambo ryaramfashije umwanya iminsi myinshi, bituma numva umwuka mpatira kugira ngo noneho nze kuganira abantu ku kintu kijyanye no kubabarira. Kubabarira nabivuga mu magambo atatu: habanza kubabaza, hakaza kubabara, ndetse no kubabarira. Mu byiciro bitatu nabivuga muri iryo jambo ryo kubabarira. Umuntu ujya kubabarira aba yabanje guca muri izo etape eshatu. Etape ya mbere habaho kubabaza, hakabaho kubabara, ndetse hakabaho no kubabarira. Ibi bintu uko ari bitatu ni ijambo rikubiye muri rya jambo shaka kugira ngo twinjiremo tuganiremo, rivuga kubabarira. Jambo tugiye gusoma ni ijambo riri muri Zaburi 55 n'ibice 13 kugeza ku murongo wa 15. Haravuga ngo, si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe, uwo duhwanye, uwo twagendanye, inshuti yanjye magara, twagandiye tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuge ku gikomere ngo ni iki. Igikomere ni umubabaro ubyara agahinda. Yesu ashimwe cyane. Igikomere ni umubabaro ubyara agahinda, gahoraho kazanwa no kwibuka, gutekereza ku muntu waguhemukiye, cyangwa se ku byakubayeho mu buzima ucamo. Nasubiramo shaka kugira ngo tubanze twumve neza igikomere ni iki. Igikomere ni agahinda kajya kaza kakabyara umubabaro mu mutima w'umuntu. Kuvuga urabanza ugakomereka, cya gikomere kikabyara agahinda. Agahinda gagahora kazanwa no kwibuka. Yesu ashimwe cyane.
gutekereza ku muntu waguhemukiye cyangwa se gutekereza ku byakubayeho mu buzima bwawe. Reka mbere yuko ninjira mu ijambo nyirizina ubwire ibyiciro nka bino umuntu ajya akomerekeramo cyangwa se ubwoko bw'ibikomere uba bwinshi, ariko ndashaka mvuge ku bwoko nka bune. Ubwoko bwa mbere ni ibikomere tujya duterwa n'amakimbirane yo mu muryango. Rimwe na rimwe abantu ugasanga bafite ibintu bapfa, harimo imitungo, harimo kubana nabi, harimo amakimbirane y'abana bagiye bahurira mu muryango umwe, wenda akaba abibona uku cyangwa se akagira gute, cyangwa se umwe ise yaramukunze, cyangwa se ibikomere byo mu muryango. Icyo ni ikintu cya mbere natekerejeho cyane ku makimbirane ajya aba mu muryango. Abana bakahakomerekera, abavandimwe bagakomereka. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'igikomere. Igikomere cya kabiri ni ibikomere duterwa n'abantu twakunze cyangwa se twakundanye nabo. Ni naho Zaburi yavuze ngo si umwanzi wantutse ngo mba narabashije kumwihisha cyangwa se kwihangana. Mu yandi magambo, ni ubuzima bw'umuntu mujya mubana ukamwimariramo, ejo mu gitondo akaguhinduka. Ubu ni igikomere kijya kibyarwa n'urukundo twakunze abantu, ugakunda umuntu ukamwimariramo, umuntu ukamwitangira, ariko akagera igihe akaguhinduka, ukazajya wibaza ngo ese uyu ni wa muntu twagendanye, uyu ni wa muntu twaganiriye, uyu ni wa muntu twasenganye, uyu ni wa muntu twabanye tukabana mu cyumba cy'amasengesho, uyu ni wa muntu ujya gusenga, uyu ni wa muntu. Ni igikomere tujya duterwa n'abantu twakunze. Yesu ashimwe cyane. Igikomere cya gatatu cyangwa se icyiciro cya gatatu cy'ibikomere ni ibikomere tujya duterwa n'abantu duhuje imyemerere cyangwa se duhurira mu muhamagaro. Mushobora guhurira mu muhamagaro runaka, ukaba uri umuririmbyi cyangwa se ukaba uri umupastori cyangwa se ukaba uri umudiyakoni cyangwa se ukaba uri umunyamasengesho cyangwa se ukaba departema yose ushobora kuba uri gukoreramo mu itorero. Hari ibikomere bijya bibera hariya, kandi ikintu kibabaje cyane, iki ni igikomere kiba kibabaje cyane, kuko iyo umuntu yinjiye mu nzu y'Imana yakaba yinjira mu nzu y'Imana akaba ari haruhukira, akaba ari hakirira, ariko wahagera ukahakomerekera. Ibyo bikomere nabyo bibaho. Ibikomere tujya duterwa n'abantu duhuje imyemerere cyangwa se duhuje umuhamagaro, twasangiye, twahuriye mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igikomere cya kane ni ibikomere tujya duterwa no gukora cyane ntidushimirwe n'abakabaye badushimira. Ibyo nabyo bijya bibaho. Umuntu agakorera Imana cyangwa se akakorera Imana akagera ku rwego ruri hejuru, ariko uwakabaye wenda bibona akabona ntabibona, cyangwa se nawe akagira imyumvire idatunganye akahakomerekera, kandi agakomerekera mu murimo w'Imana yakabaye aharuhukira. Yesu ashimwe cyane. Ndaza no kuvuga ku muti womora kugira ngo ninjire mu ijambo nyirizina, kubera ko sinshaka kuza kubatindira, sinshaka no kugira ngo nze kurambirana. Ndashaka kugira ngo tuvugane ku bikomere, kuko ibikomere ni ikintu umuntu ajya abana nacyo, ukambara umuntu akabona waberewe, ariko mu mutima harimo hatonyanga, umutima wawe utameze neza. Bagategura ibiryo ukajya ku meza ukarya bikanga, ukaba mu buzima umuntu wo hanze adashobora kubona, ariko muri weho warashize. Kandi aha tuhumve kimwe cyane, nta muntu n'umwe ujya ubura umuntu umukomeretsa, ni nta n'umuntu n'umwe ujya ubura nawe watsitaraho. Ibyo rero iyo ndiho mvuga inyigisho nk'iyi, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waba uno munsi utarakomeretse, iyi nyigisho irakureba, kubera ko mu buzima tubamo ibyo ngibyo ntaho wabihungira. Ntuzabura ukomeretsa cyangwa se ntuzabura ukomeretsa mu gihe tukiri muri no nzira tutaragera aho tugomba kujya, aho twese
dutegereje, aho nta handi ni kwa Data wa twese. Niho hazashira umubabaro, niho hazashira ibikomere, niho abantu batazongera kudukomeretsa, niho abantu batazongera kutubabaza, niho inshuti zitazongera ngo ziduhinduke, niho abana batazatubabaza, niho ababyeyi batazongera ngo batubabaze, niho abo twashakanye nabo badashobora kuzongera kutubabaza, niho inshuti zacu zamagara zitazongera kudukomeretsa, kereka tumaze kwambuka tukagera hari ahantu twese twifuza kugira ngo tuzagere. Rero umuti womora ni ukwakira. Ikintu cya mbere ugomba gutekerezaho ni ukwakira, kwemera ko ntacyo wahindura ku byabaye, cyangwa se amateka yamaze kuba, umuntu yaragukomerekeje, nta kintu na kimwe ushobora guhindura. Kimwe gusa ushobora guhindura ni imyitwarire yawe ugiye kwitwara kuri wa muntu uhora ugukomeretsa, kuri wa muntu uhora ukwibutsa, uhora utoneka ibikomere byawe, uhora wongera agatuma wongera gusura ha hantu wakomerekeye. Ahantu humve cyane ni ukubyakira, ukabyakira ukavuga ati nta kundi, ntacyo nahindura kuko byamaze kuba. Icya kabiri, ugomba gusuzuma ukareba niba ibyabaye nta ruhare wabigizemo. Hari abantu rimwe na rimwe bakomereka, ariko bagakomereka babigizemo uruhare, ugasanga aribo babaye ba nyirabayazana bo kugira ngo bakomereke, ugasanga aribo biyegereje, aribo babaye umuyoboro wo kugira ngo bahakomerekere. Yesu ashimwe cyane. No kureba gusuzuma ko ibyabaye utabigizemo uruhare. Icya gatatu ni ukubabarira abaduhemukiye. Aha hantu reka mpakubwire cyane, iyo utababariye umuntu waguhemukiye, mbese uba wabaye umufatanyabikorwa wo kugira ngo wa muntu waguhemukiye ufatikanye nabo, mbese umuha umwanya wo kugira ngo umufashe wamutwara. Aba afite ikintu cyo kumva ko yaguhemukiye. Iyo rero wowe ubikomeje ukabibamo cyane, uba wabaye umufatanyabikorwa na wa muhemu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubabarire, kubera ko natwe twarababariwe. Kubabarira ni ngombwa mu buzima, kubabarira abaduhemukiye. Kandi kubabarira ntabwo ari inyungu z'uwatubabaje, ahubwo ni inyungu zacu twe twahemukiwe. Yesu ashimwe cyane. Icya kane, gusanga Imana kuko niwe muganga w'imitima. Icyo ngicyo cyumve cyane, icyo ngicyo ukigendeho cyane. Umwana w'umuntu abantu badukomeretsa, abantu batunaniza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta handi hantu dushobora guhungira. Uyu munsi niba hari ikintu kikubabaje, uyu munsi niba hari ikintu ujya gituma udasinzira, uyu munsi igikomere ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko ujya ukomereka ukagenda waryama ukaryamana n'ibikomere, wagera ku meza mu masorori igikomere kikazamo, wahindukira umuntu yavuga. Ahangaha ni ahantu rimwe na rimwe ujya usanga bigoreye. Mperutse gusengera umuntu, yarampamagaye mvuye kuri radiyo kubwiriza, arambwira yari umwana w'umukobwa, sindi buze kumuvuga wenda abantu bataza kumumenya, cyangwa se wenda reka sindi buvuga izina ryiwe, ariko ni ubuhamya tuba tugomba gutanga kubw'imirimo y'Imana yakoze. Mwana w'umukobwa arampamagara ndangije kubwiriza kuri radiyo Umucyo, arambwira ngo ngiye kwiyahura. Ndamubwira se bigenze gute? Arambwira ngo umukozi w'Imana, ngiye kwiyahura kubera ko ubuzima burananiye, uwo naye niringiye, uwo naye nasimbuje ababyeyi, uwo naye nariringiye nkamufata nkumva yuko nta wundi muntu ngomba kwiringira, arampemukiye nyuma y'imyaka 3. Ndamubwira ati banza ureke kwiyahura, ubanza umbwira uko byagenze. Umwana w'umukobwa aratangira arambwira ati ngewe maze imyaka 3 mu mujyi wa Kigali, naje mva mu giturage, mvuye iwacu nsezeye ababyeyi, nje gukora akazi. Maze kuza ngeze i Kigali mbona akazi nahembwaga amafaranga 150. Mpageze nahahuriye n'umwana n'umusore turakundana. Bikomere dukura mu nkundo, sinzi ko nawe wakomeretse. Birashoboka yuko wakunze yaguhemukiye, birashoboka yuko yakubabaje,
birashoboka yuko wiringiye wari wimariyemo ari waguhindutse, ariko ndagira ngo nkubwire ntuheranwe n'agahinda, ntube muri ubwo buzima, kubera ko hari igihe uba muri ubwo buzima hakabaho uzaza nyuma nawe akaba victime mu bintu atagizemo uruhare. Umukobwa arambwira ngo jewe kuva ku munsi wa mbere ukwezi kwa mbere mpembwa, nari numvikanye n'umuhungu, twamaze kumvikana ko tugomba kubana, maze imyaka 3 umushahara wanjye mpembwa uko nyahembwe yose nkagenda nkayahereza umuhungu, kubera ko umuhungu yarambwiye ngo nta bushobozi afite, ngo ari harategura ubukwe. Ya mafaranga nyafata imyaka 3 buri ko mpembwe siniguragamo umwenda, naragendaga ya mafaranga nkashyikiriza umuhungu ngo ari harategura ubukwe. None uyu mugoroba umuhungu arantelefone yarambwira ngo ntabwo tukibanye, ngo agiye kubana n'umukobwa yateye inda, none mukozi w'Imana ngiye kwiyahura. Byari bigoye kugira ngo ubwire umuntu wafashe icyemezo cyo kwiyahura ngo mubwire ngo rekera aho ngaho. Gusa numvise Mwuka Wera ngendera arambwira ngo mubwire ngo uyu munsi ntiyahure, kubera ko yamaze gutelefona, ahubwo areke aziyahure ejo. Ndamubwira ati ndumva Umwuka ambwiye ngo ntiwiyahure uno munsi, ureke uziyahure ejo, kubera ko wamaze kuntelefona. Ntabwo wakwiyahura nanjye ntagize icyo nkubwira, ariko wihangane iri joro ntiwiyahure, uziyahure ejo. Ndashima Imana yuko uwo mukobwa atiyahuye. Bukeye bwaho twarahuye turaganira, kandi Mwuka Wera Imana Data iramugenderera, maze kumuganiriza aratuza, araruhuka, yakira ibyabaye. Ikintu hiye gituma abantu bahora basura ibikomere nuko batajya biyakira. Yesu ashimwe cyane. Nandi mvuga ku bintu bijyanye n'umuti wo komora. Nahise nibuka ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 18 uhereye nko ku murongo wa 33, ariko uhereye hejuru ho n'ahantu bavuga umuntu yarafite umukozi wamukoreraga, noneho arahomba. Amaze guhomba agera igihe aza kubara ibintu by'umutungo yiwe, asanga yarahombye. Amaze guhomba ngo nahasoma ukumvaho gatoya, Matayo 18:33, ariko nahera nko kuri 23 cyangwa se 22, ngo Yesu aramubwira ati sinkubwiye yuko 23 niho nshaka guhera, ngo nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kuburana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuzaga itaranto inzovu, ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka ku mugaragu n'umugore we n'abana be n'ibyo bafite byose, ngo umwenda ushire. Mbese yari ategetse yuko bagomba gufata umugore we n'abana be n'ibyo atunze byose, kugira ngo umwenda yari afitiye wa mugaragu ushire. Ngo umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati mwami nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda, ugaragenda. Ariko uwo mugaragu asohotse, ndiho ndatekereza uyu mugaragu amaze gusohoka, asohotse icyo yari atekereza, ngo asohotse asanga umugaragu mugenzi we, umugaragu mugenzi we ngo yagurije idanariyo rimwe 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi, aramwinginga ati nyihanganira, nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamwishyurira umwenda yaramufitiye. Noneho aho ngaho ni inkuru ndende, wenda waza gusoma ibyabereye aho ngaho. Ngo hari abandi bagaragu bari bari aho ngaho, ngo niko kugenda inkuru bariruka nkabajya ku mwami, baramubwira ati wa muntu wabariye inzovu mbigenekereje mu mafaranga y'amanyarwanda ni za miliyoni na za miliyoni. Ni nk'uwavuga ngo yaramufite miliyoni 10, ariko uw'idanari rimwe ni nk'aho yaramufite nk'ibihumbi 10.
arabwira umwami ati wa muntu wabariye yageze hanze ahura n'undi muntu nawe wari umufitiye umwenda kandi umwenda wari muto, arangije aramufata, ubu ngubu yamukize muri gereza ngo mpaka abanza mwishyure. Ndagira ngo nkubwire, mbere yuko utekereza kukubabarira, urebe ubuzima Imana yakurinze, urebe ibyaha wagiye ukora, ushyire, kuko biranagora kugira ngo tubivuge. Nanjye ubu nkibuka iby'Imana yagiye imbabarira, ariko nkaba ntashobora kuba nagera hanze ngo mbabarire mugenzi wanjye. Aha hantu niho bijya bigora umuntu utababarira kugira ngo agire ubusabane n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire aya makuru yambabaje cyane ndiho nyasoma, ukuntu umuntu yashobora kubabarirwa ahantu yaracitse igifungo, aho bari bagiye kumufunga we n'abana n'umugore n'ibintu yaratunze byose, ariko bamara kumubabarira yasohoka hanze. Ndeho ndareba asohotse hanze ariho yikomanga ku mutima avuga ngo Imana igize iki ikora ngo ahindukire gatoya abone wa muntu wari umufitiye umwenda, noneho ahinduke. Uwo mutima wavuye hehe wo kugira ngo abe atababarira umuntu wari umufitiye umwenda kandi nawe yababariwe ibintu byinshi? Niko abakristo benshi tujya tuba mu buzima, ubuzima bwo kutababarira kandi twarababariwe. Ubuzima ni ukuri ndakurahiye, iyo Imana iza gushingira ku byo wakoze, benshi tuba twaribagiranye. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima bwa Gikristo hari ibintu bibiri iyo bibuzemo ubwo buzima buba tuzuye. Ikintu cya mbere ni imbabazi, icya kabiri ni urukundo. Mu buzima bw'umukristo, niba muri wewe utagira imbabazi, niba muri wewe utababarira, umenye ko ubuzima bwawe ntabwo uri umukristo, ahubwo uri ikindi kintu ntashobora kumenya. Kuko umukristo ubuzemo imbabazi, uwo nguwo ntabaho. Umukristo ubuze urukundo, uwo nawe ntabwo abaho. Kubera ko iyo wamaze guhagarara ku cyumba cy'urukundo, urukundo ruravuga ngo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose. Impamvu utabanye n'abo bantu neza, impamvu waheze mu gahinda, nuko muri wewe utagira urukundo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu bibiri ubyumve cyane. Umukristo utagira urukundo, umukristo ababarira, biragoye kugira ngo azumve Imana, biragoye kugira ngo atahure urukundo rw'Imana, biragoye kugira ngo abe yagira ubusabane n'Imana, biragoye kugira ngo abe yatera imbere mu buryo bw'umwuka, biragoye kugira ngo abe yajya ku rundi rwego, biragoye kugira ngo umukristo wamaze kugira izo erema ko ari ebyiri, aba ahagaze ku musozi nta kintu na kimwe kigiye kimukanga, ntabwo ajya atsitara, ahagarara igihe cyose azi yuko muri we ukuboko kumwe kuri mu rukundo, ukuri nako kurimo imbabazi, kubera ko Kristo nicyo kintu cyamuzanye. Muntu mperutse kumva akantu kuri YouTube cyangwa se ku muntu wari wagapostinze, aravuga ngo urwego uzageraho ukunda umuntu, ngo igikapu kimwe uzagishyiremo uzacyuzuzemo urukundo, icya kabiri ucyuzuzemo imbabazi, kugira ngo bigombe kuba biri ku munzani. Uyu muntu aramuka akubabaje, imbabazi zawe zigira gute? Urukundo ruzajya ruhita ruzamuka, imbabazi nazo zizamuke, kubera ko ngo nuramuka ibyo bintu byose utabyibitseho, ngo uzakomereka kugezaho nawe warugeze umukunda. Nasanze ari ukuri. Niba muri runo rugendo, niba nta muntu urababarira, biragoye no kugira ngo wumve Imana muri weho. Niba utaragera igihe, kuko navuze ngo mu buzima ducamo kubabarira ni ngombwa, kubera ko nta muntu ujya wihamagarira uzamubabaza. Ibyo bintu byumve, kubera ko kubabarira bireba uwakomeretse n'utarakomeretse. Iyi nyigisho irakureba, iri jambo ni iryawe, iri jambo ryumve cyane. Niba utarakomerekeje, niba warakomeretse ni iryawe, niba utaranakomeretse umenye ngo turi ku musozi umwe. Uyu munsi birashoboka yuko waba utarakomeretse, ariko ukaba nawe warakomerekeje. Reka nse nkugana ku musozo, kubera ko kubabarira ntibivuze ko ushyigikiye ibyakozwe, oya, kandi ntibibuza guhanirwa ikosa ushobora kuba wanakoze, kuko hari abantu bajya bagira gutya ugasanga rimwe na rimwe bamujyanye no mu mategeko akagira gute, akaba yabiryozwa. Ibyo nabyo ntabwo
twakuraho ingaruka rimwe na rimwe zikurikirana ikosa wakoze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubabarira ni ihame, ni ihame, ntabwo ari amahitamo yacu. Kubabarira ni ihame, ariko nyuma yo kubabarira icyo ugomba kwigengaho ni uburyo ugomba kubana n'uwagukomerekeje. Ni wowe ugomba gushyiraho mezire y'uburyo ugomba kubana nawe. Ariko kubabarira ni ihame ry'Imana, kubera ko Kristo cya gihe araza, abo yaraje kugira ngo atabare. Kristo wabanye n'abantu akagerana na Yuda azi ko azamugambanira. Kristo wigeze kugenda, ageze mu nzira y'umusaraba, Petero bagendanye, Petero akamwihakana ariko ntiyamuta, aragaruka. Kristo wabariye intumwa igihe yazibwiraga ngo nimubyuke musenge, aho kugira ngo basenga, ahubwo bigasa nkaho yari abahaye uburenganzira bwo kugira ngo baryame. Igihe yabonaga ageze mu buzima bukomeye, hari inshuti zijya ziduta mu gihe ibihe byakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ube mu buzima bwo kubabarira. Ni ryari ugomba kubabarira? Reka nkubwire ibintu nka bine. Ni ryari ugomba kubabarira? Ni igihe ubona bidahinduka. Igihe uri muri sosiyete runaka ukabona ibintu bidahinduka, igihe uri mu muryango, igihe uri mu rushako, igihe uri mu rukundo, igihe ubona ibintu bidahinduka, niho kubabarira biba bigomba kugaragarira. Yesu ashimwe cyane. Ni ryari umuntu agomba kubabarira? Ni igihe utabishaka, igihe wumva bitakurimo, nicyo gihe kiba kigeze cyo kugira ngo ubabarire. Igihe wumva bitariho biza, igihe wumva utabikunze, igihe wumva uvuga ngo ya. Ibikomere biba mu bwoko bubiri. Hari abantu, iri jambo nashatse kugira ngo nongere nkwibutse nkubwire ngo kubabarira kugira ngo ukire, cyangwa gukira kugira ngo ubabarire. Igihe rero ubona utariho ubishaka, igihe wumva wakomeretse, wumva udashaka kugira ngo ubonane n'uwo gukomerekeje, nicyo gihe kiba gikenewe. Nicyo gihe Imana ishaka ko dukora icyo gikorwa cyo kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Kubabarira ni igihe batagusabye imbabazi. Iyo umaze kugera muri ya etape ugahagarara kuri rwa rwego rwo kubabarira, n'igihe batagusabye imbabazi. Igihe batagusabye imbabazi, umuntu akagukomeretsa ariko no mu gihe atagusabye imbabazi, ariko weho muri weho nicyo kizaranga ko muri weho ugira urukundo, nicyo kizaranga ko muri weho habamo imbabazi. Iyo ubuze imbabazi muri weho, ubukristo bwawe buba bukemanze. Iyo ubuze kubabarira muri weho, ntawe ubutandukaniye n'abarozi, ntawe ubutandukaniye n'abicanyi, ariko ikintu kizagutandukanya nabo ni igihe muri weho uzaba ufitemo urukundo no kubabarira. Ibyo bintu bibiri biragendana. Iyo habuzemo kimwe, ikindi ntikibaho. Iyo habayemo urukundo, kubabarira ahitaza. Iyo habayemo kubabarira, rukundo nawe ahitaza. Ni abagabo babiri bagomba kugendana. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe kubabarira. Imana idufashe kubabarira. Imana idufashe kubabarira. Imana igufashe kubabarira. Reka nkubwire ngo intambwe zo kubabarira, ugomba kubanza kugira ubushake bwo kubabarira. Ugomba kugira ubushake bwo kubabarira. Ikintu cya kabiri, ugomba guhora usura, ukibuka icyo Yesu yakoze kuri weho, ugasura icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Kubera yuko iyo utababarira, ntabwo uba wahaye agaciro icyo Kristo yakoze igorogota. Mu yandi magambo, iyo utababarira, ntabwo uba wahaye agaciro icyo Kristo yakoze igorogota, kubera ko icyamujyanye hariya ni imbabazi n'urukundo yari adukunze. Iyo utatanze imbabazi, uba watesheje agaciro igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Reka imbabazi nyazo ni ukubona ikosa nk'amahirwe yo kukugeza mu mahoro y'umutima. Unyumve cyane. Imbabazi nyazo ni ukubona ikosa wakorewe nk'amahirwe yo kukugeza noneho mu mahoro y'umutima. Kubabara ntibikuraho kutababarira ntibikuraho kubabara. Niyo mpamvu nkubwira ngo ushatse wahitamo kubabarira, kubera ko kutababarira
ntibikuraho kubabara. Yesu ashimwe cyane. Ndiho ndagana ku musozo kubera ko aha nahise ntekereza ndavuga ngo koko ese ubundi ntababariye byambuza kubabara. Kwemukiye, kutababarira baguhemukiye. Nawe maze kuvuga kano kantu ngo kutababarira ntibikubuza kubabara. Icya kabiri, kutababarira abaduhemukiye ni ukuba ubatwaje umutwaro bishyizeho. Nawe uba uri umufatanyabikorwa w'umutwaro bishyizeho. Igihe utababariye uba uri umufatanyabikorwa wa mutwaro bo bishyizeho. Bo barahemutse bafite umutwaro wabo, ariko mu gihe utababariye uba wabaye umufatanyabikorwa muri wa mutwaro bagize gute, biremetse. Kandi kubabarirwa ntawe utabikenera kuko ntawabura umukosereza. Kubabarira nta muntu n'umwe utabikenera kubera ko nta muntu n'umwe ujya ubura umukosereza. Reka ngane ku musozo nkubwire ngo tugerageze tubane n'abandi amahoro. Soza ndakwibutsa ko kubabarira ari uguha agaciro igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwacu. Reka nkubwire ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Iyo umaze kurenga intambwe iyo kubabara, nakubwiye ngo kubabarira, nongere mbisubiremo nkuko nabitangiye, ni igikomere kijya kibyara, ahangaho ubyumve cyane, kubabarira ni igikomere kijya kibyara agahinda. Ka gahinda kakazanwa no guhora twibuka, gutekereza ku muntu waduhemukiye cyangwa se gutekereza ku byakubayeho mu buzima. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 55 n'umurongo waho wa 13. Ahangaha batubwira amakuru y'ukuntu ngo umwanzi si we wantutse. Batubwira ijambo rigaragaza yuko hari igihe tugira inshuti tukazimariramo, ariko izo nshuti zikaduhinduka. Iyi Zaburi nayo ni kwivuga ngo si umwanzi wantutse. Hari igihe abantu batuzengereza batuvuga amagambo mabi. Hari igihe abantu bakuzengereza mu rushako. Hari igihe abantu bakuzengereza mu muhamagaro. Hari igihe abantu bakuzengereza mu buzima mu kazi ukora. Hari igihe tujya duhura n'abantu batobiye nk'abo Nehemiya yahuye nabo. Hari igihe tujya duhura n'abageshemu. Hari igihe tujya duhura n'abasanibarati. Abo ni abantu bari batatse Nehemiya. Ikintu cyakijije Nehemiya nuko yamenye yuko ahagararanye n'umugabo ukomeye cyane. Sinzi uwagukomerekeje. Yesu ashimwe cyane. Ndiho ndagana ku musozo. Sinzi uwagukomerekeje, sinzi n'ibyakubayeho. Birashoboka yuko wakomerekeye mu bupfubyi bwawe, birashoboka yuko wakomerekeye mu rushako, birashoboka yuko wakomerekeye no mu itorero. Ariko ndagira ngo nze nkubwire ngo uhindukire urebe Kristo. Niwe ujya utwomora, niwe tujya tureba imbabazi zikaza. Igihe cyose muri hataraza imbabazi nuko utari ureba Kristo. Iyo umaze kureba Kristo ajya twakira akaduha umutima wo kubabarira. Iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uba mu buzima bwo kugendera hejuru. Nta kintu kimwe kiba kikigukanga. Utanga imbabazi naho bazatazigusabye. Reka ngane ku musozo nkubwire ngo twasomye ijambo no muri Matayo naho twahasomye 18 uhereye kuri 23 ukageza hasi kuri 33. Ndagira ngo nkubwire ugire umutima wo kubabarira. Kuko kubabarira niho hantu honyine tujya duhagarara tukumva Imana. Kubabarira niho hantu honyine tujya tubonera amahoro. Kubabarira niho tujya duhagarara tukongera tukuzuzwa. Kubabarira niho tujya duhagarara tukongera tukumva Imana. Kubabarira niho tujya duhagarara tukongera tugasura umuhamagaro neza. Kubabarira niho tujya duhagarara tukongera tugahishurirwa. Kubabarira niho tujya duhagarara Imana ikongera ikaduha n'amasezerano. Kubabarira niho tujya duhagarara. Yosefu yahuye na bene se. Niba warahuye n'ibikomere byo mu muryango, wibuka yuko na Yosefu yahuye na bene se. Niyo ndareba bamaze kumugambanira, bamaze kumugurisha, bamaze gufata ikanzu bakayijyanira se. Ndagira ngo unyumve hano hantu byari bibabaje cyane.
bagenda bavuga yuko yapfuye. Hari abantu bakwishe ukiriho, hari abantu bakwanze ukiriho, hari abantu njya mbwira abantu nkababwira ngo ntuzigere ukomeretswa nuko abantu bakwanze, kuko hari uwadukunze aho abantu batadukundaga, hari uwatwogeje, hari uwahinduye amateka yacu, hari uwatwambitse, hari uwavuze abantu bataravuga. Uhagarare muri ubwo buzima bwo kureba Kristo. Niba barakuvuza amagambo mabi, ibyo birashoboka, uhindukire wababarire, kubera ko Yosefu bajyanye ikanzu, baragenda babwira se, baramubwira ati dore umwana wawe iyi nyamaswa y'inkazi yamuriye. Aka kantu kumve cyane, bajyanye ikanzu iriho amaraso. Ikanzu yari Yosefu, ariko amaraso ntabwo yari Yosefu. Ayo magambo izina bariho bavuga ni iryawe, ariko amagambo bariho bavugiraho ntabwo ari ayawe. Si ibyo wakoze ntibigutsitaze. Ndagira ngo soze nkubwira ngo abantu nk'aba ngaba Dawudi yahuye nabo. Dawudi yigeze kubana na Sawuli, akazajya muririmbira, agacuranga inanga igihe abadayimoni bamufataga, ariko niwe wamuhindukiriye. Dawudi niwe wahanganye na Goliyati, niwe wakirije igihanda imbere ya Sawuli igihe Sawuli yari yashobewe, ariko niwe wamuhindukiriye. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka yuko abo mwabanye mu muhamagaro aribo baguhindukiriye, birashoboka yuko abo wagiriye neza aribo baguhindukiriye, ariko uhindukire utuze umere nka Dawudi. Dawudi niwe ndamureba, bazanye inkuru bamubwira ngo noneho Sawuli arapfuye, arahindukira avuga ngo ninde wahangaye uw'Imana yimikije amavuta. Arahindukira ababazwa nuko umwanzi wiwe wapfuye. Uyu munsi baje bakakubwira ngo wa muntu wakubujije akazi, wa muntu wakubujije akazi, bakubwira ko nabo bamwirukanye, ese wapfuka mukamusengera kugira ngo abone kandi. Uyu munsi baje bakakubwira ngo wa muntu wakorogeraga none nawe yapfushije. Uyu munsi wahindukira ukabazwa nuko yapfushije. Uyu munsi baje bakakubwira ngo umwanzi wawe wa wundi wakunanije hari ibyago byamubayeho. Uyu munsi wahindukira ukamusengera. Ndagira ngo nkubwire ngo uhagarare ku musozi, umusozi wo kubabarira. Kubabarira niho tujya dusubirizwa, kubabarira niho tujya tuneshereza. Mana, mu izina rya Yesu ndagira ngo usengera abantu. Sinzi wagukomerekeje, sinzi naho wakomerekeye, ariko aho nzinze aho wakirira. Sinzi ahantu wakomerekeye, sinzi n'ibyakubayeho, ariko inkuru nkuzaniye ngo nje kukubwira ngo ijambo rirambwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Nta handi na hamwe twabona ubuhungiro atari muri Kristo. Reka nkubwire ngo Imana ikugirire neza, ugire umutima wo kubabarira. Iyo tumaze kubabarira niho tujya dusabana n'Imana. Ufite ikibazo ukeneye gusengerwa, ufite ikintu cyanze kukuvaho, ufite ikikugoye, wampamagara nkagusengera cyangwa se nkakugira inama kuri 0788 32 41 08. Nasubiramo 0788 32 41 08. Nta handi hantu. Sinzi aho wakomerekeye, sinzi ibyakubayeho, sinzi ibijya bituma udasinzira, sinzi ibijya bituma wumva wihebye, sinzi icyatumye wishyira mu kato, sinzi icyatumye wisuzugura, sinzi icyatumye wumva yuko abantu bose bakwanga, sinzi icyatumye wumva yuko utashaka cyangwa utashakwa, sinzi icyatumye wumva yuko uri umutindi nyakujya, sinzi icyatumye uhora ubona yuko udashoboye, ariko icyo nzi cyo ni Kristo udutegeye amaboko, niho nje kukuyobora, niho honyine tujya tubonera amahoro. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ndarivuze nko ko warimpaye. Iri jambo rikurikirane n'imirimo n'ibitangaza, iri jambo rikurikirane no guhinduka, iri jambo rikurikirane no kugira ngo ryomora abari bakomeretse, iri jambo rikurikirane no kugira ngo abari barakomerekeje abandi batari intambwe bajye kubasaba imbabazi, iri jambo rikurikirane no kuhoka kw'imitima y'abantu, iri jambo rikurikirane no kugira ngo abantu batabarwe, ahatari hari inzira haboneka inzira mu izina rya Yesu, kubera ko ijambo rirambwira ngo ubasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira nkuko imbaraga zawe zingana, kandi izo mbaraga ngo zidukoreramo mu Efeso 3:20. Kristo abasha gukora ibirenze ibyo tubona. Mana, iri jambo
rigende rikore kuwakomeretse, rikore kuwakomerekeje, rihindure, kubera ko hari abagendanaga ibikomere byahindutsemo agahinda, agahinda kabyaye umubabaro. Ariko Mana ubegere ubahumurize. Hari abakomerekejwe n'urushako, hari abakomerekejwe n'imiryango, hari abakomerekejwe n'abakoresha babo, hari abakomerekejwe n'inshuti, hari abakomerekeye mu rukundo, hari abakomerekewe n'ubuzima bubi. Uhindure, weze imitima yabo kandi ubagire neza. Mbisabye mbyizeye ni mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom, shalom.